Hari impamvu tugomba kumva ijambo ryahindura ubuzima buri munsi. Iyo mpamvu nuko akanyabugabo, kwigirira icyizere cyangwa se kwiremamo imbaraga n'ibindi bijyana nabyo. Nababwiye ko bimeze nko kwiyuhagira. Iyo uhagaritse kubikora cyangwa kubikorerwa, uhita utangira kunuka. Tugomba rero guhora twiyuhagira buri munsi kugira ngo tutanuka. N'ijambo ryahindura ubuzima tugomba kuryumva buri munsi kubera ko ibidutera imbaraga bimeze nyine nko kwiyuhagira. Uhagarika kubyumva ugahita utangira kunuka. Tugomba kumva ubutumwa bwiza buri munsi kubera ko twibagirwa buri munsi. Hari umubare munini w'abantu basabye ko twagaruka kuri cya cyihebe. Iki cyihebe kubera icyo abantu bagikunze. Nagerageje rero gushakisha kugira ngo ndebe niba nta yandi magambo yahindura ubuzima iki cyihebe cyavuze. Nubwo ari icyihebe ariko amagambo yagiye avuga abantu benshi bayafashe nk'inkomezi. Njyane nababwiraga ko nta muntu n'umwe utagusigira isomo. Nufatwa nk'icyihebe mpuzamahanga. Hari igihe wumva amagambo yavuze ukumva arimo ay'inkomezi. Ikindi n'ubwo buzima bwe ubwabwo buba burimo isomo. Icyo cyihebe rero abantu benshi bifuje ko twagaruka ni icyitwa Pablo Escobar. Pablo Escobar muramwibuka? Uyu yari umucuruzi ukomeye cyane ariko w'ibiyobyabwenge. Bivuga ko ari wo mucuruzi wabyo wakoreshaga ubwenge bwinshi, akagendera no kuri gahunda mu buryo budasanzwe. Nta wundi nkawe wigeze abikora. Yahoranaga udushya ku buryo nta wundi uraboneka nkawe. Uyu mugabo Pablo Emilio Escobar Gaviria yakomokaga ku mugabo w'umuhinzi w'umukene wo muri Colombia. Aza rero guhinduka umwe mu bantu batinywa kandi bafite amafaranga ku isi cyane. Bivugwa ko nibura 4/5 bya kokayine yose yabaga ku isi mu bihe bye yari iri mu maboko ye. Tekereza 4/5. Mwaka w'1980 Escobar niwe wacuruzaga 80% bya kokayine yose yo ku isi. Tekereza nyine ibyo bintu nawe. Ushaka kwibaza ko ibi ngibi bidashoboka ariko Escobar niwe wabaga ari boss mukuru. Abandi bose babaga ari abakozi. Abandi babaga bazwi babaga ari abakozi. Abo bandi nibo banafatwaga n'inzego z'umutekano mu bihugu bitandukanye. Ariko babaga ari abakozi ba Escobar. Cyangwa nabo ibyo bacuruza ari we babikuraho, ari we babirangura. Ugasanga niwe mu supplier. Ibi byatumaga yinjiza miliyoni 60 z'amadolari buri munsi. Buri munsi yinjizaga miliyoni 60 z'amadolari. Uri kumva ibyo bintu? Uyavunje ngo mu manyarwanda wakumirwa. Bikanavuga ko yinjizaga muri Amerika toni 15 za kokayine buri munsi. Aho imbaraga ze zari zigeze, Escobar yari asigaye ari we nzira yonyine ishoboka yo kunyuzaho ibiyobyabwenge byinjira muri Amerika. Uwabaga wese ashaka kwinjiza kokayine muri Amerika yamuhaga hagati ya 20 na 35% by'inyungu ku bicuruzwa bye, akabimwinjiriza muri Amerika nta umuketse. Pablo Escobar amafaranga ye yabikaga mu mirima, akayabika mu bizu bishaje. Yabaga afite amafaranga menshi cyane ndetse amwe akabura uburyo bwo kuyabika. Agahitamo rero kuyatabika mu mirima y'iwabo muri Colombia, inzu zishaje zitabamo abantu, mu nkuta z'amazu y'abantu bamukoreraga n'ahandi hantu hatandukanye. Kandi ngo ayo mafaranga yashoboraga no kuyibagirwa. Yabaga afite amafaranga menshi ku buryo ashoboraga kuyibagirwa. Ikindi kintu gitangaje nuko bamwe mu bo yayabitsaga nta muntu wahirahiraga ngo ashobore kuba yayatwara, kubera ukuntu bamutinyaga. Hari igihe yibagirwaga ariko nta muntu ashoboraga kumwiba. Baramutinyaga biteye ubwoba. Hari n'akandi gakora yigeze gukora gatangaje. Umunsi umwe Escobar n'umuryango we bigeze guhunga inzego z'umutekano. Inzego z'umutekano zari zibasanze ahantu bari batuye, hanyuma biba ngombwa ko bahunga bajya kwihisha. Umwana muto w'umukobwa wa Escobar, imbeho ikomeye yaramufashe icyo gihe bihisha. Escobar ashumika inoti z'amadolari zifite agaciro ka miliyoni 2 z'amadolari y'amanyamerika. Arazitwika kugira ngo umwana we agarure agashyushye. Arazicana nk'inkwi. Ni nka miliyari 2 z'amafaranga y'u Rwanda cyangwa se arenga. Nanone ikindi kintu Escobar azwiho nuko yigeze kwemera ko leta ya Colombia imufunga ariko agafungwa muri gereza yiyubakiye.
muramfunga ariko ngiye kubaka gereza nzajyamo. Yemereye leta ya Colombia gufungwa ariko agafungwa muri gereza yiyubakiye. Pablo Escobar nk'umunyamafaranga kandi nk'ikihebe ntabwo byari byoroshye kumufunga. Yagiranye imishyikirano na leta, arababwira ati okay, ndemeye mu mfunga ariko ngiye kubaka gereza nzaba ndimo. Mwaka w'1991 yemeye kujya muri gereza ariko itaribonetse yose. Yajyanywe muri gereza ye yise La Catedral, niyo yiyubakishirije. Yari ifite ikibuga cy'umupira w'amaguru, iyo gereza yari ifite icyokezo, ndetse n'abantu bagombaga gufunganwa nawe niwe wabaga wabihitiyemo. Akavuga ati hari umunyururu ufungiye aha n'aha n'aha mu munzanire. Ndetse iyo gereza yabaga ifite ahantu hisanzuye cyane ho kwicara. Hafi yaho hari hatuye umuryango we. No kuvuga yari yubatse gereza ariko yubaka n'indi nzu ku ruhande ijyamo umuryango we kugira ngo bajye bamusura igihe cyose babishakiye. Ikindi hawe uburenganzira nyine bwo guhitamo abandi bagororwa bashobora kuza muri iyo gereza, ndetse n'abantu bagomba kuyirinda bose babaga ari abantu yihitiyemo. Akavuga ndashaka ko uyu nguyu yari uzandinda, ibintu nk'ibyo. Muri make yasaga naho adafunzwe. Yari yemerewe no gukomeza ubucuruzi bwe no gusurwa uko abishaka, gusa bikitwa ko nyine leta imufunze. Icyongeye kuri ibyo, abayobozi bo muri Colombia ntabwo bari bemerewe kwegera aho iyo gereza iri nibura mu birometero 4. Byose byaje guhinduka ubwo itangazamakuru ryabimenyaga, ritangira rero kugaragaza ko Escobar nubwo afunze, nubwo byitwa ko afunzwe, ariko akomeje ibikorwa bye kandi akabikomeza yibereye muri gereza. Ibi byatumye rero leta ipanga kumwimurira mu yindi gereza. Escobar aza kubimenya aratoroka. Leta yapanze mu ibanga kumwimurira mu yindi gereza, ariko Escobar aza kubimenya aratoroka, kandi bivugwa ko amakuru yahawe n'abantu bo muri leta ya Colombia. Gusa ikintu wazirikana ku mateka ya Escobar nuko Escobar yavukiye mu gihugu cya Colombia mu mwaka w'1949. Avuka ari uwa gatatu mu muryango w'abana 7. Akaba yarize kaminuza ariko aza kuyivamo atarangije, yishora nyine muri ibyo bikorwa bitandukanye by'ibyaha byavagamo amafaranga menshi. Yatangiye yiba imodoka akagurisha izo modoka mu buryo bw'ubujura, nyuma yishora nyine mu bijyanye n'ibikorwa byo gucuruza ibiyobyabwenge cyane cyane kokayine. Uretse ko anashinjwa kuba yarajyaga anashimuta abantu akabarekura aruko ahawe amafaranga menshi. Nyuma rero yaje kwinjira mu bucuruzi bwa kokayine yajyanaga muri Amerika mu myaka y'1970. Ubucuruzi bwe bwaje gukomera ku buryo mu gihe cye nibura yabashije gutunga miliyaridi zigera kuri 42 z'amadolari y'amanyamerika. Yari umukire ukomeye cyane, kandi muri iriya myaka ye yari umukire. Yari mu ba mbere mu isi, umuntu wari utunze miliyari 42 z'amadolari y'amanyamerika muri iriya myaka 1970. Yari amafaranga menshi cyane ukurikije ukuntu amafaranga yikubye mu gaciro muri iki gihe. Yaba ari hafi miliyari 150 z'amadolari y'amanyamerika. Ni ukuvuga Escobar yaba ari mu bakire ba mbere mu isi n'ubu ngubu uzanye agaciro k'ayo mafaranga ye. Mwaka w'1989 Pablo Escobar yashyizwe na Forbes ku mwanya wa 7 mu bantu bakize cyane ku isi. Bivuze ko n'ubu ngubu yaba ari mu 10 ba mbere bakize cyane mu isi. Ayo mafaranga yo yazanye mu gaciro k'uyu munsi. Ubu bucuruzi bwe yabaga afite abandi bantu bahanganye nabo ku isoko. Ibi byatumaga rero hari n'abantu benshi bapfa bakitirirwa Escobar ko ari wo bahitanye. Hari igihe byavugaga ko hari abakozi be yishe, hari abapolisi yicaga, hari n'abacamanza yicaga. Birumvikana ko ubuzima bwe bwahoraga nyine mu maboko y'abapolisi, abacamanza, abanyamakuru n'abanyapolitiki. Yahoraga ahanganye nabo. Icyo gihe rero hari bamwe mu bahasigaga ubuzima. Hari abacuruzi bapfuye kubera Escobar, hari abanyamakuru bapfuye kubera Escobar, abanyapolitike n'abandi bashakaga kumwitambika. Escobar yashatse umugore afite imyaka 27, ari mu mwaka w'1976. Umugore we yitwa Maria Victoria Henao, yari afite imyaka 15 icyo gihe amushaka. Babyaranye rero abana 2. Iherezo ry'ubuzima bwe rero Escobar yaje kwicwa na polisi ari mu mwaka w'1993.
bamusanze aho yari yihishe nyuma yo gutoroka gereza, yicwa arashwe isasu mu gutwi. Icyo gihe yari afite imyaka 44 y'amavuko. Ni umwe rero mu bashinze Medellin Cartel, umuryango ukorera kuri gahunda mu buryo butangaje, ucuruza ibiyobyabwenge mu bice byose by'isi. Hari n'ibivuga ko na n'uyu munsi ugikora. Pablo Escobar niwe mucuruzi w'ibiyobyabwenge ukomeye kandi ufite amafaranga menshi wabayeho mu mateka ku isi. Ni nawe wari utinyitse kurusha bose. Mu gihe cye ngo Medellin Cartel yamaze imyaka irenga 20 ikomeye kurusha leta ya Colombia. Ni ukuvuga Escobar yari afite umuryango yashinze ariko wari ukomeye cyane kurusha leta. Gusa nubwo bimeze gutyo, nta muntu wakwibagirwa ko yanavuzwe mu bikorwa by'ubugiraneza. Nabyo abantu benshi bamushimira buri. Nubwo yabonaga amafaranga yanduye, ariko yayashoraga no mu bikorwa by'ubugiraneza. Yatangaga amafaranga menshi cyane mu bikorwa by'ubugiraneza, mu miryango ifasha abatishoboye. Yashyizemo amafaranga menshi cyane. Yatanze amafaranga menshi mu mishinga irimo n'umupira w'amaguru, andi ayakwirakwiza hirya no hino mu bikorwa bya politiki. Ibi nabyo biri mu byatumye yamamara cyane, uretse ko nyuma yo kumenyekana ko amafaranga atanga aturuka mu bikorwa byanduye, hari ahantu henshi bagendaga bamwamagana, bakanga kwakira amafaranga ye bavuga ko amafaranga ye aboneka mu buryo bwanduye. Uzi ko byageze ubwo Netflix ishingiye ku mateka y'uyu mugabo imukoraho filime. Hari web series ivuga ku buzima bwa Pablo Escobar. Muzakurikirane filime yitwa Narcos. Yarakunzwe cyane ku buryo bw'indengakamere. Ivuga rero ku buzima bwa Pablo Escobar. Hari rero amwe mu magambo Escobar yagiye avuga, yavuze menshi. Amwe arimo ubwishongozi, andi arimo ajyanye nyine n'ubuzima yarabayemo, ariko mu magambo yose yavuze ntihaburamo iryo usigarana. Yigeze kuvuga ngo unkundira ububi bwanjye niwe wanjye. Unkundira ububi bwanjye niwe wanjye. Buri muntu wese agira uruhande rwiza akagira n'uruhande rubi. Kuri Escobar rero yizeraga ko uri ugukundira uruhande rubi niwe wawe, ni wewe. Kuri Escobar akayunguruzo k'inshuti nyayo ni wa muntu ubasha kugukundira n'ibibi byawe. Nigeze kubabwira ngo ese umuntu runaka azihanganira kubana nawe n'igihe unuka, n'igihe wandagaye, n'igihe wakennye, n'igihe urwaye? Niba yishimira kubana nawe no muri ibyo bihe, uwo niwe wawe. Unkundira ububi bwanjye niwe wanjye. Kubera ko biroroshye ko umuntu yagukundira ibyiza byawe, ariko biragoye ko umuntu yagukundira n'ibibi byawe. Uwo rero ubasha no gukunda ibibi byawe niwe wawe. Aranavuga ngo ntabwo ari abantu bose bazi gukunda imbwa, ariko imbwa yose izi gukunda umuntu. Yaravuze ngo umuntu wese afite igiciro. Muri make umuntu wese yagurwa. Nicyo yashaka gusobanura. Icyangombwa ngo no kumenya icyo giciro icyo ari cyo. Escobar yaravuze ngo ntabwo rubanda bakwiyumvamo mu gihe imbuto zawe zitaryohereye. Muri make imbuto zawe ziramutse zitaryohereye ntabwo bakwiyumvamo. Byandi bavuga ngo Imana igusize umunyu rubanda rurakurigata. Uwimana asize umunyu rubanda ruramurigata. Kuba rero ngo Escobar baramwiyumvagamo ngo nuko Imana yari yaramusize umunyu, ni nka byashatse gusobanura. Uyu mugabo yaravuze ngo iyo umara umwanya wawe munini uhangayitse, bituma ukoresha ibitekerezo byawe ku bintu udashaka. Iyo umara umwanya wawe munini uhangayitse, bituma ukoresha ibitekerezo byawe ku bintu udashaka. Aranavuga ngo ingoma zose ziri ku isi zaremwe n'amaraso n'umuriro. Ingoma zose ziri ku isi zaremwe n'amaraso n'umuriro. Yigeze no kuvuga ngo ntugatekereze ko uzabona igihe nyacyo cyo gukora ibintu runaka, ahubwo fata buri kanya kose ubonye ugahinduremo igihe nyacyo. Aranavuga ngo ushobora gusimbuza ibintu byose, ariko ntushobora na rimwe gusimbuza umugore n'abana. Ntabwo ushobora na rimwe gusimbuza umuryango. Yigeze no kuvuga ngo igihe niyo mana yanjye. Escobar yaravuze ngo mu buzima icyo udakwiye gukora ni ukumanika amaboko. Aranavuga ngo umuntu wese wizerera muri ya mvuga igira iti abo umwe agatukisha bose, waba ari umuswa. Ikimenyetso cya mbere cy'umuswa kuri Escobar ni wa muntu
urebera abantu bose mu ishusho y'umuntu umwe. Umuntu umwe akaguhemukira ukumva ko abantu bose ari abagome. Umuntu umwe akakugirira neza ukumva ko abantu bose ari abagira neza. Escobar yaravuze ngo rimwe na rimwe numva ameze nk'Imana. Iyo ntegetse ko umuntu yicwa ntabwo ashobora kurenga uwo munsi. Ryari ijambo ryo kwishongora. Escobar yaravuze ngo ntabwo ndi umukire, ahubwo ndi umukene ufite amafaranga. Ntabwo ndi umukire, ahubwo ndi umukene ufite amafaranga. Aranavuga ngo nahitamo kuba mumva muri Colombia kuruta kuba muri gereza yo muri Amerika. Uyu mugabo yaravuze ngo igihe cyose wisanze uri gushidikanya kuho ushobora kugera, ujye uhita ubanza wibuka kure cyane wavuye. Wibuka intambara zose warwanye, wibuka ubwoba bwose watsinze. Bizajya biguha imbaraga zituma wongera gutera intambwe nanone. Escobar yaravuze ngo kugira imbaraga ntibisobanura guhohotera abakene. Arongera aravuga ngo niwisanga wenyine mu mwobo, ikintu ukwiriye gukora ni uguhagarika gucukura. Iri jambo yararishimangiye, hari n'abandi bahanga benshi barikomojeho. Niwisanga wenyine mu mwobo, ikintu ukwiriye gukora ni uguhagarika gukomeza gucukura. Ni nko kwisanga ikuzimu. Ikuzimu ntabwo utindayo. Niba ahantu wisanze ubona ari nk'ikuzimu, ntugakore ikosa ryo gutindayo. Kubera iki wahagarara ikuzimu? Kubera iki watinda ikuzimu? Iyo wisanze mu mwobo wenyine, ikintu ugomba guhagarika gukora no gukomeza gucukura. Escobar yaravuze ngo intego y'intambara ni amahoro. Aranavuga ngo mu rugamba rw'ubuzima burya ugomba kumenya ko hari igihe cyo kurwana, hakaba n'igihe cyo kuba umunyabwenge. Iyo umenya gutandukanya ibyo bihe byombi, umenya igihe cyo kurwanira ibyawe, ukamenya igihe cyo gukoresha ubwenge. Izi tekinike zombi ngo ugomba kuzikoresha mu buzima. Ntugahora urwana gusa. Hari aho urwana kandi hari hakenewe ubwenge kugira ngo ibintu bisubire mu buryo. Hari n'aho ukoresha ubwenge hari hakeneye kurwana. Hari hakeneye imbaraga kugira ngo ibintu bisubire mu buryo. Escobar yaravuze ngo ugomba kwiyubaka ku buryo umwanzi wawe nta kindi agukeneyeho uretse amahoro. Kora cyane ku buryo umwanzi wawe nta kindi agomba gukora uretse kukubaha no kugushakaho amahoro. Escobar yaravuze ngo nta muntu wifuza intambara cyane cyane yatekereza ko ashobora kuyitsindwa. Aranavuga ngo ubuzima bwuzuye ibintu bitungurana, ibyiza n'ibibi. Ntuzitege ibyiza igihe cyose rero. Ibya bindi nkunda kubabwira ngo niba duhora tuvuga ko ibyiza biri imbere, ariko ntitukibagirwe ko dushobora no kuba twarabisize inyuma. Bivuze ko buri gihe ugomba kugira amakenga mu bijyanye n'ahazaza. Imbere hahora ibyiza, hagahora n'ibibi. Ibyiza bishobora kuba imbere kimwe n'uko ibibi bishobora kuba imbere. Iyo ubitekereje gutyo rero, iyo ugeze imbere ugahura n'ibibi, ntabwo ukanyarara. Niba ariko nabivuga, ntabwo usara, ntabwo bigusaza, kubera kuba witeguye. Inyuma hahora ibyiza n'ibibi, n'imbere hahora ibyiza n'ibibi. Ujye uhora ubyiteze byombi rero. Ikije cyose kisanga uri munini kukiruta iyo ukiteze. Yaravuze ngo amafaranga yanduye aboneka mu bice byose by'ubukungu bw'ibihugu. Ahanga yabwiraga imiryango yari yaramwamaganye kubera ubugira neza bw'amafaranga yabahaga, ariko baza kumenya yuko amafaranga ye aturuka mu biyobyabwenge. Arangije arababwira ati amafaranga yanduye aboneka mu bice byose by'ubukungu bw'igihugu. Iro ni ijambo ryahindura ubuzima ryavuzwe n'ikihebe Pablo Escobar. Nkuko nabibabwiye, nta muntu n'umwe utaguha isomo. Abeza n'ababi buri wese ashobora kugusigira isomo runaka. Kimwe no ku muntu wese uje mu buzima bwawe nta buri kintu agusigire. Iyo atagusigiye isomo, agusigira urwibutso. Iryo naryo ni ihame abantu benshi bakwiye kuzirikana. Iri jambo ryagucitse rero, kaduhure kuri YouTube channel _TV. Genda ukore subscribe, tujye tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima. Ushobora no kunkurikirana ku mbuga nkoranyambaga Instagram na Twitter. Aho hose nitwa Dashima250. Genda ukore follow, tujye tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima. Kimwe nuko no kuri nihe.com, aho naho nitwa Dashima250. Genda ukore follow, tujye tubana kuri nihe.